guys biragoye kuba ufite amafaranga mumenye umuntu ugukunda cyangwa ukwanga. So impamvu mbabwira ibi ngewe nayo mfite umusheri ashaka kuza kunsura, namubwira ati rero nubwo ushaka kuza kunsura mfite 2,000 byonyine. None ndareba agiye kuza kunsura kandi abantu yaragomba kuza gutega itike ni 5,000. Ndareba ati rero niba ashaka kuza kunsura reka mfite bya 2,000 ndi datinge ndebe ko wenda beti power yagira ikimarira, noneho mbone bya 5,000 bimuzana ubwo ndahita nza kubona namusuzana. So guys ukuntu byagenze narabibentinze bya 2,000 kandi 50,000. Noneho mfite amamagara shiri wanye navuga ati sha shiri na bya 2,000 narifite ndabetinze none barabiriye atangira narabikubwiye ubunguri ikiko giye ubundi wabiya betinze iki niki. Namubwira ati tuza nubwo na betinze ariko